babita Vestina na Dorcas mubamenyereye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Inshuti rero mukomeje kuba mwakurikirana amakuru y'ibyamamare anyura kuri iyi cano y'Ibyaro TV, reka tuzane iyi nkuru itari nziza ku bakunzi ba Vestina na Dorcas ndetse n'abakunda indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko uyu nguyu bamwita MI Empire, dore ko ari we ubareberera inyungu cyangwa se ubafasha mu byo mugenda mubona amavideo na audio kuba barikodinga bagasohora indirimbo imeze neza, dore ko byose ubu biri inyuma n'uyu Irene Murindahabi. Biragoye ko utaba uzi Murindahabi kuko akora ibiganiro kuri MI Empire, akoresha ibiganiro, ni umunyamakuru wigenga. Ubwo rero uyu nguyu Irene Murindahabi niwe ufasha Dorcas na Vestina, bafasha muri buri kimwe cyose, ariko ubu ngubu tuvugana batandukanye kuko nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bibyandika bigenda bivuga ati batandukanye burundu, rero bagomba kuba bakora ku giti cyabo. Ariko rero nk'uko uyu nguyu Vestina nawe yabashije kuba yabipostinga kuri porofayiri ye ya Instagram, abashije kuba yabishyiraho avuga ko batandukanye burundu. Ukibaza ati se uyu nguyu Dorcas we arabaho gute cyangwa se azaza ahurute n'uyu mukuru we Vestina, dore ko Vestina we yari yibereye muri Canada murabizi. Vestina ariko nawe akaba nawe yaravugaga ati se kubera iki byagenze utya, ariko abakunzi bo kuramya no guhimbaza Imana bavuga ati kubera iki ibi bintu byaba gutya, ati se ubu ngubu dore ko ari niyo Bosco wabandikiraga kandi niyo Bosco ni inshuti ya Irene Murindahabi, ati se ubu azongera kuba yabandikira. Ariko abenshi bakavuga ati mushire impungenge, ati dore ko ubu ngubu ushobora kuba ari nabyo byiza cyangwa se hafungutse izindi nzira zikagana aba bana baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, kuko birashoboka ko wenda batanakoranaga neza, kuko yakoraga noneho we akabagenera ku giti cye akurikije uko yinjije. Ati birabafasha kuba nabo bakiteza imbere ku rwego rushimishije, bakazamuka ubona ko bari kubona amafaranga kandi bakabasha kuba banakora indirimbo nziza cyane, kuko ubu ngubu ati bishoboka ko yabariraga kurwara. Ni benshi bagiye rero bagenda bavuga amagambo menshi, ariko abenshi bakavuga ati Irene Murindahabi ni umuntu mwiza, ati kuko ntabwo aribo ba mbere yaba afashije. Ati rero kuba batandukanye ni ibintu bisanzwe, ati umwana uramutwita akavuka, yamara kuvuka akanacuka, ati ubwo rero bacutse rero bavuye ku ibere, ati nabo bagomba kuba bamenya ubwenge nk'abantu bakuru, nabo bakareba ikijya mbere, bityo rero bakabasha kuba bakora nabo ibintu byabo batuje. Ariko benshi bakagira impungenge bakavuga ati se ubu bazakumenyekana ute nimba Dorcas yibereye i Kigali, Vestina we akaba ari muri Canada we na Idras nk'uko umugabo we yitwa nyine murabizi cyane, ati gute ubu baba bahura. Ariko nk'uko ikoranabuhanga ryabikemuye cyangwa se
iterambere ryaje. Ibyo ni ibintu byoroshye, mushire impungenge nk'uko babitangaje, ati tuzakomeza kubaha ibintu byiza ntabwo tuzahwema. Ati kuba twatandukanye na Irene Murindahabi dore ko nta kintu na kimwe byahinduye, ahubwo turamushimira. Ati tuzakomeza kumwubaha tunakomeze dukorane neza, kuko bavuze ko atari ugutandukana by'urwango rurimo, ahubwo ari ukugira ngo nabo babashe kuba bakora ku giti cyabo, kugira ngo nabo bamenye ubwenge, bamenye ngo ibintu bikogute, nabo babone inyungu ihagije. Nk'uko rero Irene nawe agenda avuga ati uko byagenda kose buri kimwe cyose nabashije kuba cyangwa se nari mfite nabashije kuba nakibaha. Ariko abenshi bakavuga ati se Irene Murindahabi, dore ko bari kuvuga ko mu minsi izaza nawe ashobora kuba ari gutegura kuba yarushinga, nk'uko yavuze ati ndambiwe kuba umusiribateri, ati nanjye rero ngomba kuba aba bakobwa n'abacutsa, ahasigaye nanjye nkazana madamu nkagira umuryango, ku buryo bazaza bavuga ati uko biri umuryango wa Irene Murindahabi umeze neza. Ati nibyo byiza, ati ni nabyo tuba duharanira kuri iyi si, kuba twashinga imiryango yacyo. Rero abafana bakunda aba bakobwa bombi bari bagize impungenge bavuga ati buriya bagiye kuzima. Abenshi ni nako bari kubibara, ariko rero reka tubitege amaso. Gusa bwo biranashoboka, ariko dore ko Irene we nta kibazo abafiteho, dore ko n'abakobwa bashoboye nabo bagomba kuba barwana urugamba. Rero nshuti twakomeje kubona muri kiganiro, mwotsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuba turagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.